ikihe kibazo ku murongo wa polisi kudufasha? Abenshi bahamagara uyu murongo bakina cyane cyane abana, ugasanga ababyeyi nyine bahaye abana amatelefone, no ku mashuri amwe namwe basigaye bakangurira abana gukoresha uyu murongo w'112. So hari abahamagara uyu murongo ntibagire icyo bavuga bakicecekera, ugasanga muri uyu murongo, muri uyu mwanya umuntu ahamagaye uwo murongo birabuza amahirwe undi muntu urimo kudukenera kandi afite impamvu nyazo. Ikindi nabahamagara bibeshye uyu murongo bakawuhamagara bazi ko ari societe z'itumanaho, ndetse n'abandi benshi bakunda kutubaza serivisi zindi za leta zitari z'ubutabazi. Hari n'abandi ndetse bahamagara bakina ku murongo nkabona vuze b'abana. Hari n'abandi rero bacuruza amatelefone bahamagara uyu murongo bagira gusanga bareko telefone ari nzima. Ndatanga nk'urugero, abantu bacuruza amatelefone hano mu mujyi yarimo kwigurisha, gira ngo mukwiriye kumenya ko iyo umuntu adafitemo sim card muri telefone yamagaye umurongo w'112 ucamo. Ni uburyo rero abantu bakoresha kugira ngo bamenye ko amatelefone yabo ari mazima. Mbere hariho abajyaga bahamagara batukana, ngira ngo umuntu yanabashimira ntago banyitukana, bari bazi ko umurongo 112 ari umurongo wa Satani. Bajyaga baduhamagara badusaba amafaranga, bakaduhamagara badusaba kubakira ingo, kubashakira abagore, ariko twakomeje kugenda tubakangurira kureka kuwukoresha kuko kubasobanura ko ari umurongo wa polisi bagenda babicikaho. Ariko rero izo mpamvu enye zo mbabwiye izo zituma abo bantu baduherana batubwira ubusa, ugasanga babujije amahirwe abandi bakagombye guhamagara basaba ubutabazi kugira ngo batubone. Ingamba harimo kwigisha cyane kwigisha dukangurira abanyarwanda kugira ngo basobanukirwe imikorere y'iyi mirongo n'impamvu yagiyeho, n'icyo ifasha polisi mu rwego rwo kugira ngo ibashe gutabara byihuse, ariko no kugira ngo ifashe n'abaturage nabo batugezeho ibibazo byabo mu buryo bwihuse. Ibwo rero harimo kwigisha, ariko nyuma yo kwigisha hazabaho gukurikirana abantu bose bagira uruhare mu gukinisha iriya mirongo, babangamira abaturage kugeza ibibazo byabo kuri polisi mu buryo bwihuse, ariko banabangamira polisi kugira ngo yumve ibibazo by'abaturage. Impamvu itishyurwa ibyashyizweho kugira ngo buri muntu wari we wese ufite ikibazo abashe kukigeza kuri polisi bitamugoye bitamuhenze. Iyo hajemo umuntu rero akakibangamira, ubwo babangamiye akazi kacu. Ubwo rero turigisha tubabwire ko mu by'ukuri bagomba kubicikaho mu buryo bwo aribwo bwose nk'uko mugenzi wanjye yabisobanuye neza, ariko nyuma y'aho ngaho abantu bose babigiramo uruhare tuzabafata bakurikirana. Niba ari umwana wabikoze, umubyeyi azabibazwa. Niba ari umucuruzi wayikinishije agira ngo arebe ko telefone ye ikorwa, azabibazwa. Kandi abo bose bazabazwa nk'ababangamiye akazi ka polisi ko gucunga umutekano no gutanga serivisi nziza, ariko nk'ababangamiye abaturage kugira ngo batabarwe mu buryo bwihuse. Iyi mirongo yagiyeho kugira ngo yihutishe ubutabazi bwa polisi, kandi polisi ibonera amakuru ku gihe, itabare hataraba ibyago byinshi, hataraba gutakaza ubuzima, hatarangika byinshi. Niyo mpamvu ari umurongo w'ubuntu. Ubutumwa dutanga reka tubwire abanyarwanda bose, ariko by'umwihariko reka mvuge abaturarwanda bose ko uyu murongo si wo gukiniraho bo kubangamira akazi kacu, ariko nanone bibangamira abaturage bakeneye kutugezaho ibibazo. Kuhera rero nyuma y'ubutumwa tuzagira iki cyo kwigishana, tuzakomeza, ariko igihe kizagera mu by'ukuri tubafate kandi tuzagaragariza abanyarwanda ababangamira, kuko ntabwo mu by'ukuri twakwemera ko igihe cyose bigaragara ko polisi idatanga serivisi zikwiriye cyangwa polisi ititaba,
nyamara umurongo uriho umuntu uriho ukinisha yawuhamagaye ntavuge, yawuhamagaye akivugira ibindi bidafite aho bihuriye n'ubutabazi, yanawuhamagaye wenda na telefone akayirambika akigendera. Kandi icyo gihe birumvikana ko iyo umurongo uriho umuntu yawuhamagaye nta wundi ushobora guhamagara. Iyo ahamagaye yumva ka karirimbo cyangwa yumva ibindi bivuga ntabwo ntawumwakira. Ibyo rero turagira ngo tubwire abanyarwanda ko mu by'ukuri bakwiriye kubicikaho bacyumva n'amakuru. Nta yindi nteguza ihari, nta bundi buryo buzaho bwo kugira ngo tuje kubafata. Oya, nyuma y'aha ngaha turabafata.